Hari ibintu byinshi abanyeshuri batekereza ko ari bitoya cyane, ariko ugasanga uko imyaka igenda ishira indi igataha, nibyo birimo kubasenya kandi bigasenya ejo hazaza habo ni ruto ni ruto. Hari abanyeshuri bafite ubwenge bwinshi ariko bakarangiza amashuri nta cyerekezo kizima bafite. Hari abafite inzozi nziza ariko bakazisenya ubwabo batabizi, kandi ikibazo ntabwo ari uko batazi ibintu byinshi muri rusange, ahubwo akenshi ikibazo ni ingeso mbi umuntu yirengagiza kureka buri munsi, ntazicikeho ngo ahinduke umwana mwiza kandi byose byakunda. Muri iki kiganiro reka turebere hamwe ibintu 7 bishobora kwangiza ejo hazaza h'umunyeshuri, ndetse bamwe bakaba barimo no kubikora muri uyu munsi, wenda bakabikora batabizi bumva ari ibintu bisanzwe. Ushobora kuba uri umunyeshuri cyangwa ufite umwana wiga, niba uri umubyeyi, iki kiganiro gishobora kuba amahirwe meza ubonye ngo uhindure uburyo bwo gutekereza ku hazaza hanyaho. Turifashisha umwanditsi bita Brian Tracy mu gitabo cye yise Eat That Frog. Nkuko abivuga, Eat That Frog ugenekereje mu Kinyarwanda ni banza urye cya gikeri. Ni ukuvuga gukora mbere cya kintu kigoye kurusha ibindi byose ugomba gukora. Nicyo gisobanuro cy'iki gitabo. Umva uko abivuga. Abantu benshi batsindwa n'ubunebwe bwo gusubika ibintu by'ingenzi, kandi uko umunyeshuri amenyera procrastination cyangwa to postpone this and that, niko agenda asenya ejo hazaza he buhoro buhoro atabizi neza. Iyi yo ni Isaac Inspire TV. Wibuke gukora subscribe kuri uyu muyoboro n'utarayikora, ujye ugerwaho n'ibiganiro by'uburezi cyangwa by'ubwenge kurutaho tujyane mu kiganiro kugera ku musozo. Ikintu cya mbere cyangiza ejo hazaza h'umunyeshuri ni ugukoresha igihe nabi. Time management ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima. Abanyeshuri benshi ubusanzwe hari igihe batekereza ko bafite igihe kinini cyo kwiga imbere, bakavuga bati nziga ejo nzabikora nta kibazo, haracyari igihe gifatika ndabizi neza. Ariko umva ukuri, ubuzima ubusanzwe bwubakwa n'ibyo umuntu akora buri munsi. Iyo umuntu musanzwe amenyereye cyo wakwita procrastination, ni ukuvuga gusubika ibintu kenshi, bitangira buhoro buhoro kugera ubuzima bwe bwose buhindutse igisubiko. Ubusanzwe nta muntu utsindwa inshuro imwe gusa burya, ahubwo burya abanza gutsindwa mu buryo bwo gukoresha igihe. Igihe ni impano nziza, iyo ikoreshejwe neza ifite agaciro ntagereranywa. Umunyeshuri ashobora kumara amasaha 5 kuri smartphone, ariko nyamara iminota 30 yo kuba yasoma igitabo cyangwa ikayi ikamunanira burundu ku buryo ubona yabihiwe mu buryo budasanzwe. Nyamara iyo bimeze gutya, uyu munyeshuri aba arimo gutakaza ejo hazaza bucece atabizi. Igihe cyo gushora cy'umunyeshuri capital period, iyo agitakaje buri munsi akagikoresha nabi, abatakaza future ye cyane. Nibyo akabando k'iminsi gacibwa kare kandi kakabikwa kuri harinzwe. Ikintu cya kabiri ni ukuba imbata ya telefone n'imbuga nkoranyambaga. Telefone ubusanzwe yakubera addiction. Muri iki gihe ikibazo gikomeye ntabwo ari ukubura amashuri, ahubwo ni ukubura concentration ikwiye ku munyeshuri. Telefone nyinshi ziri kwiba attention y'abanyeshuri, kuko bahugira kuri TikTok, Instagram, short videos, bagascrollinga mu buryo butagira iherezo, agatoki kari muri screen ya telefone ibihe byose. Kandi iyo bimeze gutyo, ubwonko bw'umunyeshuri butangira kumenyera ibintu byihuse cyane kandi bishimishije, bikageraho gusoma page imwe y'igitabo biba bigoye cyane kuri we, kandi ntabwo wakwiga udasoma ibitabo n'amakayi. Iyo umuntu atakaje ubushobozi rero bwo kwibanda cyangwa se gukora concentration cyangwa focus ku kintu, bitangira kwangiza imyigire ye, discipline ye irasigingira, ndetse n'inzozi ze zikayoyoka byanyabyo ku buryo umuntu asigara ari aho gusa. Ikibabaje kandi ni uko addiction itangira nk'imyidagaduro cyangwa se amusement, enjoyment, ariko nyuma ubwonko bugatangira kubikenera cyane, bugakenera bya bintu bwatojwe kenshi. Niyo mpamvu hari abanyeshuri badashobora kumara iminota 10 badafashe phone. Iyo ibintu bibaye igihe kirekire rero,
future bigenda isenyuka bucica umuntu atabizi, ndetse ikazagera igasenyuka bya nyabyo. Ikintu cya gatatu ni ukugendera ku byishimo by'aka kanya. Abantu benshi bangiza ejo hazaza habo kubera guhitamo ibintu bibashimisha aka kanya, aho gukora ibintu wenda bibagirira akamaro kandi ngo bitegure mu gihe kirekire. Ubusanzwe success ikenera sacrifice. Yego intsinzi ikenera igitambo, niba ariko umuntu yabivuga. Ariko abanyeshuri benshi bashaka ibintu bimeze neza mbere wenda yo kubiharanira. Bashaka kuruhuka cyane, bakaryama birambuye, kwinezeza bimeze neza, kwidagadura buri gihe. Nyamara ubuzima busanzwe bugira condition ikomeye. Iyo umuntu ahisemo kwiyuha kuya none, ejo hazaza hazabaho neza. Iyo niyo condition y'ubuzima. Ariko iyo ahisemo ubuzima buryohereye nka super deep, ejo ashobora kubaho nabi kuko yari igishoro kuri makeya. Hari igihe ugomba kwemera kuba wenda kuba wababara gatoya, ukiga kandi unaniwe ukihangana, ukazinduka, ukirinda ibirangaza distractions. Kuko burya future nziza ntabwo yubakwa n'ibinezeza gusa, ahubwo yubakwa na discipline umuntu yihaye. Discipline ni ingenzi cyane. Icya kane ni ukubura intego n'icyerekezo. Iki kintu cyo kubaho nta cyerekezo, hari abanyeshuri benshi biga ariko batazi n'impamvu biga. Bakajya ku ishuri kubera ko babonye abandi bajyayo, kandi iyo umuntu atazi icyo ashaka mu buzima atakaza motivation, atakaza discipline, agatangira gukora ibintu byose uko abonye, akabisokoza uko byogoshe mugani wa wundi. Direction ni ingenzi kurusha speed. Kugira icyerekezo n'intego nibyo by'ingenzi cyane. Nta kamaro ko kwiruka cyane niba utazi aho ujya. Niyo mpamvu umunyeshuri akwiye kwibaza ati ndashaka kuba nde, ni ubuhe buzima nifuza, ubundi ni iki nshaka kugeraho. Iyo umuntu afite vision, icyerekezo, bituma ashobora kwihangana ndetse agakora cyane marigere yuko bimugoye. Ariko iyo nta vision ihari, ibirangaza byose biramutwara, ugasanga wenda yabaye umuntu urangaye uri aho ngaho kubera yuko ikije cyose cyamutwaye. Ikintu cya gatanu ni inshuti mbi. Inshuti z'umuntu cyane cyane yari inshuti mbi. Ubusanzwe abantu tugendana baduhindura bucece tubizi cyangwa tutabizi, tubyemera cyangwa tutabyemera. Iyo umuntu ahora wera ari kumwe n'abantu batandukanye, cyane cyane badakunda kwiga, bakunda ubunebwe, batazi icyo bashaka mu buzima, ureba muri bo ukabona nta ntego, bashobora kuguhindura kandi bakaguhindura mu buryo butari bwiza. Gutinya gutangira ndetse no gukora amakosa, iki nacyo ni ikindi kintu cya gatandatu. Umuntu agatinya gutangira hato ngo adakora ikosa. Hari abanyeshuri benshi bafite impano ndetse n'ibitekerezo byiza, yego, ariko bagatinya gutangira. Batinya gutsindwa, bakavuga ati nsinzwe byagenda gute. Batinya gukosorwa, bakavuga ati umuntu ankosoye numva bimvunye. Bagatinya kuvugwaho amakosa, kandi rimwe na rimwe gukora amakosa uri mu gukora burya nta kibazo, n'ubundi burya hakoso wakoze. Ariko kuri ingingo nta muntu ba expert atanyuze mu makosa runaka. Gutsinda, ubusanzwe gutsindwa ntabwo ari iherezo ry'ibintu, ahubwo ni igice cyo kwiga. Ikibazo gikomeye burya ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo ikibazo ni ukutagerageza. Yego, ushobora gutsindwa ariko wagerageje, uzatsindwe ariko nibura wagerageje. Biba byiza. Hari abantu benshi bagira agahinda wenda bakakagira nyuma, bakababazwa n'ibintu batakoze aho kubabazwa n'ibyo wenda bakoze nabi. Ibyiza ni uko wabikora nabi ariko wabikoze, aho kubabazwa n'ibyo utakoze. Iyo umunyeshuri ahora wenda muri rusange ahora ategereje perfect time, ashobora kuzategereza ubuzima bwe bwose, agategereza perfect time bikarangira itaje. Tangira nubwo utazi byose, kuko confidence yubakwa no gukora, ntabwo yubakwa no gutegereza gusa. Umuntu ashyira amaboko mu mufuko ngo ntegereje igihe cyiza, igihe nzaba numva mbyiyumvamo, bizarangira utabyiyumvamo. Ikintu cya karindwi ari cyo cya nyuma, nicyo bita kubona self confidence, cyangwa se kutiyemera ngo wumve ko hari ibyo wagerageza. Nicyo kintu cya nyuma cyangiza hazaza h'umunyeshuri. Kutiyakira. Hari abanyeshuri benshi bibwira yuko
mu by'ukuri batari abanyabwenge bihagije ndetse ngo batari beza bihagije, bakumva batashobora gutsinda, bagahora bigereranya n'abandi buri gihe, cyane cyane babirebeye kuri social media, kuko muri iki gihe social media yatumye abantu benshi bumva ko ubuzima bw'abandi burenze ubwabo. Ariko kuri nuku, buri muntu wese afite urugendo rwe rw'ubuzima, nta muntu ugomba kungana n'undi, nta muntu ugomba gusa n'undi, nta muntu ugomba kugera ku rwego nk'urw'undi. Ibyo ngibyo nta tegeko rihari ribigena, buri wese afite umurongo w'ubuzima. Iyo umuntu rero atiyizeye, ntabwo agerageza, ntabwo akura, ntakoresha impano ze ngo agire self confidence. Ntabwo bivuga ko wenda ko kugerageza impano zawe uhita uba perfect, ahubwo icyo bisobanuye ni ukwizera yuko ushobora gukura no kwiga. Kwiga ni urugendo, kandi ni urugendo rukomeza. Nta n'umwana uvuga ngo ahite yuzura ingobyi, ubanza ariko bavuga mu Kinyarwanda. Abantu benshi batsinze ntabwo bari abantu bari smartest, ahubwo akenshi bari abantu banze kwiheba, bagize intego n'icyerekezo, bafata umwanzuro, bakomeza gutwaza, bigenda biza, kandi bigezeho biranaza cyane. Ikintu kibi gikomeye ni ukwitinya no gutinya gutangira, ariko mu gutangira haziramo no kumenya no gushobora, kandi gushaka no gushobora. Reka dusatire umusozo rero. Ushobora kuba uri umunyeshuri, wibuke ko hazaza hawe hatangirirwa kuri decision cyangwa se ku myanzuro mito ufata buri munsi. Icyo ukwiye kuba ukimenya, nta muntu uhita yangiza ubuzima bw'ako kanya, ahubwo bitangira buhoro buhoro, gake gake, ni ruto ni ruto, ugasubika ibintu kenshi, kandi ubunebwe buhindutse ingeso ndende, addiction runaka, inshuti mbi mugendana kenshi, kubura vision, ukabaho nta cyerekezo wihaye, byose byakugwingiza cyane, ugahinduka ingwingiri y'ibihe. Kandi ibyo bintu ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Ariko umva inkuru nziza nkuzaniye. Niba ibintu bibi bitoya bishobora gusenya future yawe, menya neza yuko n'ibintu bitoya byiza bishobora kuyubaka bigakunda. Akamenyero keza kamwe ushobora gutangira uyu munsi, gashobora guhindura ubuzima bwawe bwose, ukazishimira amahitamo yawe umaze kugera ku musaruro mwiza mu gihe gikwiye. Ntutegereze igihe kiri perfect kuko nikibaho, ahubwo wowe tangira ubu. Ushobora kuba wakunze iki kiganiro kikaba cyagufashije, ukore subscribe kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV, kanda like, kandi usangize iki kiganiro abandi banyeshuri n'ababyeyi, kugira ngo n'abandi babeho bafite amakuru kuri ibi bintu. Kandi nkunda cyane iyo dukomeje kuganira tukungurana. Ibiganiro nk'ikiro nakagaruka. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Muragahorana Imana n'amafaranga.